Breaking news amakuru mashya nyuma y'iminsi 3 gusa ifunze by'agateganyo inyubako y'ubucuruzi y'Inkundamahoro iherereye i Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge yongeye gufungura. Ariko ikibazo ni iki ngiki. Ni ikihe kibazo ubundi cyari cyatumye iyi nyubako ifungwa? Kuki umujyi wa Kigali rero wafashe icyemezo cyo kuyifunga? Kandi se niki cyakozwe kugira ngo nyuma y'iminsi 3 gusa yari ishize bayikingiranye yongere gufungurwa? Ikirenzo hari amakuru yavugaga ko kuva mu kwezi kwa Gicurasi 2026 ubuyobozi bw'iyi nyubako bwari bwamaze kugirwa inama yo gukora ubugenzuzi inshuro zirenga 3 ariko nta kigeze gikosorwa. None se ubu ngubu iyi nyubako kwizifungurwa ibibazo byarakemutse cyangwa hari ibyo agomba gukomeza gukosora ariko ikomeje gufungurwa ikabikora? Iyi ni inkuru yacu ya Breaking News. Inyubako yongeye gukingura imiryango. Inyubako y'ubucuruzi y'Inkundamahoro iri mu gice cya Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge yongeye gufungura imiryango nyuma y'iminsi 3 yari ishize ifunze by'agateganyo. Ni icyemezo gikurikiye gufungwa kwayo ku itariki ya 7 Kanama 2026 ubwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwafataga icyemezo cyo kuyihagarika ibyerekeye n'imikorere y'inyubako kubera ikibazo byari byagaragajwe birimo isuku, umutekano ndetse no kubungabunga ibidukikije. Kuri ubu bucuruzi abacuruzi bakorera muri iyi nyubako ndetse n'abayigana bashobora kongera gukomeza gukora ibikorwa byayo. Ariko gufungurwa kwayo ntabwo byaje gusa ku buryo bw'impanuka. Byaje nyuma y'uko hari ibibazo byari bimaze iminsi bigaragara ndetse n'ubuyobozi bw'inyubako bukaba bwarahawe inshuro zigera kuri 3 kubikosora. Kuki Inkundamahoro s'ubundi yari yafunzwe? Ikibazo cy'ingenzi cyagaragajwe ni isuku n'imicungire y'amazi yanduye ndetse n'imyanda iva mu bwiherero. Amakuru yatanzwe agaragaza ko iyi nyubako yari ifite ibibazo byo kohereza mu gishanga cya Nyabugogo amazi yanduye ndetse n'imyanda iva mu bwiherero muri wese. Ikindi cyatumye iki kibazo gifatwa nk'ikibazo gikomeye nuko byavugwaga ko ibyo bikorwa byakundaga gukorwa cyane cyane nijoro. Ibi ngibi byari biteje ikibazo ku bidukikije cyane cyane ku gishanga cya Nyabugogo ndetse bikaba bishobora kugira ingaruka ku isuku n'ubuzima bw'abantu baba cyangwa se baturiye ako gace. Muri uru rwego ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo inyubako kugira ngo ibibazo byagaragajwe bibanze bikosorwe. Ikibazo ntabwo cyari igihe. Ikintu gishobora gutangaza abantu benshi nuko iki kibazo byari byaragaragajwe mbere nk'uko amakuru yatanzwe bigaragaza. Kuva muri mu Gicurasi 2026 abacunga iyi nyubako bari bamaze kugirwa inama yo gukorerwa ubugenzuzi inshuro zirenga 3. Izo nzego zabasabaga gukosora ibibazo byagaragazwaga n'umujyi wa Kigali kugira ngo bakosore ibibazo inyubako y'Inkundamahoro yari ifite. Ariko nubwo izi nama baje ko bazihabwa n'ubugenzuzi bwagiye bukorwa byose byagaragaraga ko ibibazo nta kigeze gikosorwa cyangwa se ngo gikomeze ngo cyashakirwa igisubizo mu bibazo bari babwiwe by'isuku ndetse n'umwanda. Ibi ni byatumye amaherezo hafatwa icyemezo gikomeye cyo guhagarika ibikorwa byose by'iyi nyubako. Ni ukuvuga ko gufungwa kwayo ku itariki ya 7 Kanama bitari icyemezo cyafashwe ako kanya cyangwa se ko bw'impanuka. Hari ibikorwa by'ubugenzuzi byari byarabanje gukorwa ndetse n'inama zari zaratanzwe. Igishanga cya Nyabugogo se cyabangamiwe gute? Iyo tuvuze kuri Nyabugogo ntabwo tuvuga gusa ahantu h'ubucuruzi cyangwa se ahantu hanyura abantu. Ni ahantu hakunze kuba ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, gutwara abantu ndetse n'ibintu ndetse n'ibikorwa bitandukanye bya buri munsi. Igishanga cya Nyabugogo nacyo ni kimwe mu bidukikije bifite akamaro muri ako gace. Iyo amazi yanduye cyangwa se imyanda ijugunywe ahantu hatagenewe kuyakira bishobora kugira ingaruka ku bidukikije. Niyo mpamvu ikibazo cy'amazi yanduye ava mu bwiherero kigomba gufatwa nk'ikibazo gikomeye. Amazi yanduye agomba gucungwa hakurikijwe uburyo bwemewe, aho kuyohereza mu bishanga cyangwa se mu biyoboro idateganijwe kwakira imyanda nk'iyi. Kandi iyo ikibazo nk'iki gikomeje kubaho abashinzwe inyubako baba baraburiwe, inzego zibishinzwe zishobora gufata icyemezo gikomeye kuko kiba cyarabahaye gasopo cyangwa se baba barihanangirijwe. Iminsi 3 se gusa iri ihagije ngo kino kibazo gikemuke? Noneho ikibazo abantu benshi bashobora kwibaza ni iki cyahindutse mu minsi 3 gusa yari ishize iyi nyubako ifunzwe ikaba yongeye gufungurwa. Gufungura iyi nyubako nyuma y'iminsi 3 bishobora gusobanura ko habayeho ibikorwa byo gukosora ibibazo byari byagaragajwe mbere, cyangwa se ibisabwa n'inzego z'ubuyobozi byujujwe ku rwego rukenewe kugira ngo ibikorwa by'iyi nyubako bikomeze gukorwa. Ariko kandi gufungura ntabwo bivuze ko ikibazo cy'isuku ndetse n'ibidukikije cyahise kiba amateka burundu ngo gikemuke. Ahubwo ni ngombwa ko ubuyobozi bw'inyubako bukomeza kubahiriza amabwiriza bwahawe, kuko ikibazo cyari cyagaragaje ntabwo cyari ikibazo gusa cy'inyubako ifunze, cyari gifitanye isano n'isuku, umutekano ndetse no kurengera ibidukikije. Abacuruzi se bo babaye iki cyangwa se babyakiriye bate? Abacuruzi bakorera mu Nkundamahoro gufungwa kw'inyubako mu gihe cy'iminsi 3 bishobora kuba byaragize ingaruka ku bikorwa byabo bya buri munsi.
Nyabugogo ni hamwe mu hantu hakunze kuba abacuruzi benshi. Inyubako y'ubucuruzi ifunze ntabwo bigira ingaruka gusa ku bayicunga, ahubwo bishobora no kugira ingaruka ku bacuruzi, abakiriya ndetse n'abandi bantu bandi bayifashisha. Niyo mpamvu gufungura inyubako nk'iyi ngiyi bishobora kuba inkuru nziza ku bayikoramo, ariko ku rundi ruhande haracyari isomo rikomeye. Kugira inyubako nk'iyi ngiyi nini y'ubucuruzi bisaba kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza y'isuku, umutekano ndetse n'ibidukikije. Umujyi wa Kigali wongeye kohereza ubutumwa kuri we. Iki kibazo cy'inkundamahoro kigaragaza indi ngingo ikomeye. Iyo inzego z'ubuyobozi zijya mu bugenzuzi zikagaragaza ibibazo, ntabwo bigomba kurangirira gusa ku nama. Abacunga ibikorwa bagomba gukosora ibibazo byagaragajwe, kandi iyo bitabaye ibyo hashobora gufatwa ingamba zirimo guhagarika ibikorwa by'ahantu runaka. Iki kandi bishobora kuba ubutumwa ku bandi bantu bandi bafite inyubako z'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahantu hatandukanye. Isuku ntabwo ari ikintu cyo gukora gusa igihe habaye ubugenzuzi. Ni inshingano ihoraho kuri buri muntu ndetse n'ibikorwa byawukora. Niba inyubako ikoresha amazi menshi, ifite ubwiherero bwinshi cyangwa se ikora ibikorwa bitanga imyanda, hagomba kubaho uburyo bwizewe bwo gucunga amazi ndetse n'iyo myanda. Kuki ibi bikwiye gukurikiranwa? Ikibazo cy'inkundamahoro ntabwo gikwiye kureberwa gusa ku nyubako yafunzwe gusa iminsi 3 ikongera gufungurwa, ahubwo gikwiye gutuma twibaza ku buryo inyubako z'ubucuruzi muri rusange zicunga imyanda ndetse n'amazi yanduye. Ese hari uburyo buhagije bwo gukusanya amazi yanduye? Ese imyanda iva mu bwiherero ijyanwa ahantu habugenewe? Ese ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa ahantu hameze neza ku buryo hadahungabanya ibidukikije cyangwa se bitagira ikibazo ku bidukikije? Ibibazo byose ni ingenzi, kuko iyo ikibazo cy'isuku kidakemuwe neza haba hakiri kare ko bishobora kuba byavamo ibibazo bikomeye kurushaho. Inkundamahoro yongeye gukora. Ubu rero nyuma y'iminsi 3 yari imaze ifunze, inkundamahoro yongeye gufungurwa. Bivuze ko ibikorwa by'ubucuruzi bishobora gukomeza, abacuruzi bakongera kwakira abakiriya, abaturage bakongera gukoresha iyi nyubako, ariko igisabwa ni kimwe: kugumana isuku, kubahiriza amabwiriza, kuko kubaka inyubako yongeye gufungurwa. Kuba inyubako yongeye gufungurwa ntabwo bivuze ko igenzura ryarangiye, ahubwo birakwiye ko abayobozi b'inyubako bakomeza gukurikiza uburyo amazi yanduye ndetse n'imyanda bicungwa, kugira ngo iki kibazo cyagaragaye uyu munsi kitazongera kugaragara ku buryo abantu bongera gufungirwa. Muri make y'iyi nkundamahoro, Nyabugogo yongeye gufungurwa nyuma y'iminsi 3 yari imaze ifunze by'agateganyo. Yari ifunze kuva ku itariki 7 Kanama 2026 kubera ibibazo byari byagaragajwe byerekeye n'isuku n'umutekano ndetse no kubungabunga ibidukikije. Ikibazo cy'umwihariko cyari amazi yanduye n'imyanda iva mu bwiherero byajyanwaga mu gishanga cya Nyabugogo, cyane cyane mu masaha y'ijoro, aho ntawe barebaga cyangwa se ngo abasha kumenya ibyo bintu buryo babikoraga. Kandi nk'uko amakuru yatanzwe bigaragaza, kuva muri Gicurasi 2026 abacunga iyi nyubako bari bahawe gasopo n'umujyi wa Kigali kugira ngo bino bibazo babikemure. Nyuma y'uko ntacyo bakoze baje gufungirwa. Kugeza ubu rero bongeye gufungurirwa, ibikorwa birakomeje. Nyuma y'abaturage benshi bari bakunze kugaragara mu video bagaragaza agahinda k'ibicuruzwa byabo ndetse na serivisi ibintu bitandukanye bakoreraga hariya, kuba bari bafungiwe birumvikana ubuzima bwari bwazambye, ariko amahirwe yahagarutse, ibibazo bisa nkaho byoroshye. Bakomeze imirimo yabo, ahubwo bagendere ku bipimo ndetse n'ibyo basabwa.